Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko ari iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizamini kimwe umaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukorere imwe ututsinde ikintu ubusabwa, nuko na kugiye kino kizamini kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye tukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba iyi video ujyaho hasi hasa umukara ndetse ngo subscribe ukakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizamini. Rero kanda subscribe kugira ngo ibyo byose nijya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626, utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda nguze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda nguze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online, aho duha amasaha uboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho. Iyo bakubwiye ngo ishusho y'icyapa, baba bari kukubwira ngo ese icyo cyapa ni mpande eshatu, ese icyo cyapa ni uruziga, cyangwa icyo cyapa ni mpande enye. Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Iyo batavuze ngo ni ishusho ya mpande eshatu umuzenguruko utukura, baravuga ngo ni mpande eshatu mu ibara ritukura. Iyo batavuze ngo ubuso bw'umweru, baravuga ngo ubuso bwera. Ayo magambo yose niba yakoresha ntibizakugore. Kikaba gisobanuye iki mu byapa byo ku mihanda? Ngo iteme ridahoraho, mbega ngo umuhanda utaringaniye, se ngo umuhanda winjira mu kuzimu, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ubutaka bworoshye. Hano urabona iso kuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kuri amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Iso kuri nta kindi ni B, umuhanda utaringaniye. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Ni ingenzi ko wasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba video nagukoreye amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, uramara kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ubonye iyo video utari kuyibona, nyandikira kuri WhatsApp mu gihe kitarenze iminota 2 bamaze kuyiguha. Ngiye nkunda kuba ndi online. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho. Ese uba ushobora kudepasa ryari? Kudepasa ni indimi z'amahanga, niryo jambo mukunda gukoresha, ariko ikinyarwanda cyiza ni ukunyuranaho. None umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho ryari? Ngo ahamanuka, mbega ngo igihe umuhanda ari mugari, se ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kimuri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kunyuranaho. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso kuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. None iyo bavuze ngo nta iso cy'ukuri kirimo, aribwo bwa mbere dukosora ikizame, bashatse kuvuga ngo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cyanyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C. Iki umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kunyuranaho, uba wanyuranaho.
kubera ko umuntu uri imbere yawe niwe uba uri kureba imbere neza, akaba abona ko hatari icyago, akaba abona ko nta kindi kinyabiziga cyaje cyihuta, akaba abona ko imbere hagaragara neza, akaguha ikimenyetso kikwemerera kuba wamunyuraho. Uba wahita umunyuraho, biba byemewe. Ndakeka ko waramutse uhitamo se, ndizera ko waramutse ukandika wapapuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, fata telefone yawe utwandike cyangwa uduhamagare tugufashe kubona kode nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Ukeneye kwiga uri kureba bitakukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se ufite nk'akazi katakukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Weho uduha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye, n'ubwo waduha saa sita z'ijoro turaboneka tukakwigisha kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 935 16. Ibyo byose tubibafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa, ukeneye ko tukuzanira igitabo iwawe, ibyo byose turabikugezaho. Twandike rero cyangwa uduhamagare kuri izo nimero maze kubabwira, asikiye tuze tubigishe, dukore rimwe duhite dutsinda. Murabizi no ntego yacu. Ikibazo cya gatatu cyabaza ngo ugeze ahari inzira y'abanyamaguru barindiye kwambuka, ntibatangiye kwambuka, wakora iki? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ugeze ahari inzira y'abanyamaguru, cyangwa se ibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni zebra cross, ntibatangiye kwambuka, uba wakora iki? Ari ngo kuvuza ihoni, mbega ngo kwihangana ugategereza, se ngo gukomeza mu gihe kuri direct tugira ngo nta kiso cy'ukuri. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikintu wakora hano icyo cy'ukuri nta kindi nibe kwihangana ugategereza abanyamaguru bakabanza bakambuka, bamara kwambuka ukabona gukomeza urugendo rwawe kugira ngo utabateza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ikibazo cya kane kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zijye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Mu bihe bihe ryari? Ngo igihe gifite feri y'urugendo, mbega ngo iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu, sega ngo iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, aribwo bwa mbere dukosora ikizami, baba bashatse kuvuga ngo A ikaba ari iso cy'ukuri igihe gifite feri y'urugendo, B ikaba ari iso cy'ukuri iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu, ndetse na C ikaba ari iso cy'ukuri iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Nicyo kuri de biba bishatse kuvuga. Hano ndakeka ko wamaze gutemeza cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni C. Iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso nta kintu kikubuza, kubera ko hari ayo mategeko hashobora kuba hari nka kiriya cyapa kivuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru, ukaba utemerewe kuhaca. Rero iyo hatari ayo mategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, abanyamaguru baba bahaca. Mbibutsa ko uramutse uri gukosora kino kizamu ukabona hari ikintu kikugoye, cyandike muri comment, ukande subscribe hasi, niyishyiraho uzahita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo imburira zimurika zemewe gukoreshwa kugira ngo bimenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Hehe? Ngo mu nsisiro gusa, mbega ngo hegera inyamaswa zikurura, se ngo hari amatungo, hafi y'amatungo. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese imburira zimurika zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho hehe? Kwa kundi ubona umuyobozi agiye gutambuka ukabona bakoresheje imburira, ukabona hagiye kuba isiganwa ry'amagare, abanyamagare bagiye gutambuka ukabona bakoresheje imburira, zikabanza zikababwira ati muve mu nzira. Ese zikoreshwa hehe? Ese bazikoresha kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho hehe? Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta iso cy'ukuri kirimo. Ese ko batubwiye ko nta iso cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ni ukubera ko imburira zimurika zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Iyo uvuze mu nsisiro gusa uhita uvuga ko nta iso cy'ukuri kirimo, ariko birashoboka ko ushobora kugerwaho mu kizamura akora mu kanya ko navuze ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Uhita uhitamo icyo ngicyo, nicyo kiraba ari igisubizo cy'ukuri ko zikoreshwa mu nsisiro ndetse n'ahandi
hose, nkwibutsa gukanda subscribe. Wabona uvuye gukora uratsinze, ugafata zino video ukazisharinga ku nshuti zawe, nazo zikaza twigana tugakora rimwe tugahita dutsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo, ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa aho imirimo irangirira mu ruhande rugenderwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira. Mu muhanda hari imirimo yihariye, nk'ikimodoka cyaguye mu muhanda kirawufunga bari kugikuramo, cyangwa se n'igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda bari kubitiyuramo. Iyo ni imirimo yihariye. Rero mu gihe abayobozi cyangwa abantu batwaye ibinyabiziga bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo, aharanyurwa hategetswe kunyurwa hari ibyapa bashyiraho. Ese ibyo byapa cyangwa ibyo bimenyetso birangwa n'amabara asate, aranga ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Aho ni kuri A. B ikavuga ngo iki? B ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara. C ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umutuku n'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikibazo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze kugihitamo ikibazo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ikibazo cy'ukuri nta kindi ni A. Ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Murabizi bakoresha ibyapa bitegeka kandi baba bifite ishusho y'uruziga. Ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Hano bari batubajije amabara gusa, ni ubururu, bari kuvuga ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Ndakeka ko waramaze guhitamo A. Ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera ku cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Iyo bakoresheje ngo icyapa giteye gite, uvuga ishusho yacyo, ukavuga ubuso bwacyo, ukavuga n'ibirango byacyo. None icyo cyapa giteye gute? Kivuga ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera ku cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege. Aranga ishusho mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umukara. Iyo bavuze ngo ibara ryera ni kimwe n'ukuvuga ngo ibara ry'umweru. Mbega ngo ishusho ya mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Sega ngo ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari ikibazo cy'ukuri, B ikaba atari ikibazo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona ikibazo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo ikibazo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ikibazo cy'ukuri nta kindi ni B. Aba ari ishusho ya mpande enye, ubuso mu ibara ryera, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Murabizi kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, biba bifite ishusho ya mpande enye ko babitubwiye kuri B, tukagira ubuso bw'ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera cyangwa se ry'umweru. Sura kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe video nagukoreye y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, umare kuyireba nta kibazo kiri ku byapa cyakugora. Ikibazo cya munani kikabaza ngo ibinyabiziga berekanije mu butumwa ntishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga berekanije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Niba ibinyabiziga bigiye mu butumwa bikaba byatonda umurongo urenze metero 500, bigabanywamo amatsinda. Ariko iyo tsinda hari ibipimo rigomba kuba rifite cyangwa se ritarengeje. Kuba ritarengeje ibihe bipimo, ngo utarengeje metero 50, mbega ngo utarengeje metero 100. Se ngo utarengeje metero 150, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikibazo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndatekereza ko ikibazo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano ikibazo cy'ukuri nta kindi ni A. Ugomba kuba utarengeje metero 50 z'uburebure. Noneho nuriya mwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma, naho byibura ukaba metero 50. Ndakeka ko waramutamo A. Ndizera ko
waramutse ukandika ku gapapuro, ariko ukamenya ko ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranije mu nsisiro bitajya bikurikiza rino tegeko, byo ntibijya bigabanywamo amatsinda nubwo byaba bitonze umurongo urenze metero 500. Ubwo nibaramuka bakikubajije mu kizamura akora mu kanya, ndakeka ko mbikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bugaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi, ziriya nzira za gari ya moshi, bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Ni ukuvuga ngo waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabibona, ariko igihe ijuru rikeye birumvikana ubwo ni nijoro. Muyihe ntera? Ara ngo muri metero 200, mbega metero 250, se metero 300, mu gihe kuri debere twiga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kiremwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni deni igiso cy'ukuri kirimo, kubera ko nijoro igihe ijuru rikeye ni ukuvuga ngo bakoresha amatara ntabwo bakoresha ibyapa, yari nijoro. Ndakeka ko ariyo mpamvu uhise uhitamo de. Ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Baratubwiye ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa, batubwira ngo nijoro igihe ijuru rikeye, kandi ntabwo bakoresha ibyapa ahubwo bakoresha amatara berekana ino nzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi. Ndakeka ko umenye impamvu duhisemo de. Ndizera ko usobanukiwe. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihukirwa bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Ibara risa rite? Ngo irangi ry'umuhondo ngarurarumuri, mbega ngo irangi ry'umweru ngarurarumuri, se ngo irangi risa n'icunga rishije ngarurarumuri. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Ese irangi riba ngarurarumuri gute? Ni ukuvuga ngo ikinyabiziga cyawe kizaza, urumuri nirukubita kuri iryo rangi rihita risa nkaho ryatse, niyo mpamvu babyita ngo ni irangi ngarurarumuri. Ndakeka ko waramutse utamo irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Fata telefoni yawe twandike cyangwa uduhamagare tugufashe kubona kode nziza, tunaguhugure uzagerweho ukore rimwe uhita utsinda, kuko imyitozo tuyiguhera ubuntu. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda guze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda guze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online, aho duha amasaha ubona aboneka ku munsi. Yageze turaboneka tukakwigisha, kandi gukora ni rimwe. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Nacyo gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ubwo nacyo kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Kikaba gisobanura iki? Ngo umuyaga w'intambike, mbega urusaku rwo mu muhanda, se ngo ikibuga cy'indege. Mu gihe kuri bari kuvuga ngo ibisubizo byose nibyo, ubwo ikaba ari igiso cy'ukuri, b ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na c ikaza kuba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni umuyaga w'intambike. Uri kubona ku bantu bize geography, kano ni kakandi gapima umuyaga. Kino cyapa kikaba kivuga ngo umuyaga w'intambike. Utari wahisemo rero ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wawe ukora iki? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugenda mu nzira nyabagendwa, ukabonye kiriya cyapa kigaragaza ishuri. Ese wakora iki? Ese wakwitwara ute? Ari kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze, aho ni kuri mbega gukomeza n'umuvuduko uri hejuru, kuko umunyeshuri agomba gutegereza.
se ngo kuvuza ihoni mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari isomo cy'ukuri nta kindi ni A, kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Ugabanya umuvuduko ugakomeza witonze, kugira ngo umunyeshuri n'aba yihuye mu muhanda ube wamubonye hakiri kare, umenye ko ugomba guhagarara bikoroheye. Rero ugabanya umuvuduko ugakomeza witonze. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo umubare w'abagenzi bemewe gutwarwa mu kinyabiziga wanditswemo. Niba ikinyabiziga cyawe gitwara abantu 20, hari ahantu biba byanditse. Niba utwara abantu 6, hari ahantu biba byanditse. Niba utwara abantu 2, hari ahantu biba byanditse. Ese uba wanditsweho uwo mubare? Ngo icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga, mbega ngo inyemezabwishyu y'umusoro, se ngo ubwishingizi mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri wamaze kubyitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni se, ubwishingizi. Murabizi umubare niba ikinyabiziga cyawe cyatwara abantu 7 babyanditse ku bwishingizi. Ndakeka ko waramutamo rero se, ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki, gifite ishusho y'uruziga. Iyi ntabwo ari mpande 3, iyi ntabwo ari mpande enye, ishusho ni uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara, ni pa ishishijemo umurongo utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ngo birabujijwe ku kinyabiziga bitwara abakozi ba leta. Mbega ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini. Se ngo birabujijwe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo parikingi. Hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Isomo cy'ukuri nta kindi ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, iyo ukibonye imbere yawe aho hantu bubujijwe guhagarara umwanya munini. Murabizi hari ikinyabiziga gihagarara ahantu umunsi wose, hari ikinyabiziga gihagarara ahantu iminsi 2. Rero iyo ubonye kino cyapa biba bibujijwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ni ingenzi ko wajya kureba iriya video nagukoreye, wabona utari kuyibona ukanyandikira kuri 0789 935 16 nkayiguha mu gihe kitarenze iminota 2. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ikinyamitende 3 n'ubwikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri, kimwe n'ubwikorewe na romoroki zikorewe nabyo n'ibyo binyabiziga, ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ese ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri, kimwe n'ubwikorewe na romoroki zikorewe nabyo n'ibyo binyabiziga, ntibushobora kurenga ibihe bipimo. Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. Ngo santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Mbega ngo ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaza kuba ari ikiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari ikiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta ikiso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko bamaze kugihitamo. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ngo santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye, n'ubugari ntarengwa budakuka akaba ari metero 2 na santimetero 50. Wari wahisemo A ni ikiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B ni ikiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kuko mu kibazo baduhayemo ibisubizo 2. Ugomba rero guhita uhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo kunyura ku bindi binyabiziga uretse ikibiziga 2 bibujijwe aha hakurikira. Bibujijwe hehe? Ngo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Mbega ngo hafi y'aho abanyamaguru banyura. Se ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri, B ikaba ari ikiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Kunyura ku binyabiziga bindi, icyo wemerewe kunyuraho ni ikibiziga 2.
za velomoteri, amapikipiki adafite utunyabiziga two ku ruhande ukaba wemerewe kubinyuraho, ariko bikaba bibujijwe kunyura ku bindi binyabiziga, amakamyo, amatagisi n'ibindi. Ese bibujijwe cyane cyane he? Ndakeka ko isoko kuri amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro, isoko kuri nta kindi ni de. Ibisubizo byose ni ukuri. Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, iyo bavuze iteme ni kimwe no kuvuga ikiraro, mbega ngo hafi y'aho abanyamaguru banyura, ndetse na se ikaba ari isoko kuri hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi, niyo mpamvu duhisemo de, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 kibaza ngo umuhanda wambukiranya inzira ya gari ya moshi. Murabizi iriya mihanda ya gari ya moshi itwara ubuso bunini, birashoboka ko hari indi mihanda myinshi igenda yambukiranya umuhanda ya gari ya moshi. Itegereze ishusho dufite, asigaye usubize igisubizo cy'ukuri ugihitemo. Ariko niba uno muhanda wambukiranya inzira ya gari ya moshi, ese no kubera iki? Ese urahitamo ikihe? Ese batobajije ngo iki? Ngo nshobora gukomeza kwambuka umuhanda kubera ko uruzitiro rufunguye. Mbega ngomba guhagarara munsi y'itara ry'umutuku rimyaza. Se ngo ntabwo nakomeza urugendo rwanjye, ngomba guhita mpagarara. Mu gihe kuri dawe ari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, iso cy'ukuri nta kindi ni be. Ngomba guhagarara munsi y'itara ry'umutuku rimyatsa. Kubera iki? Kubera ko ino mihanda ya gari ya moshi ukuntu imeze, iyo uhageze ugasanga hari amatara ari kwaka urumuri rw'umutuku rumyatsa, nuvuga ngo gari ya moshi bigiye gutambuka, ibiri hafi gutambuka. Niyo mpamvu ugomba guhagarara, kubera ko gari ya moshi ntigihagarara, ikintu isanze mu muhanda irakigonga. Rero ni byiza ko uba ugomba kuhagarara ukabanza ukareka igatambuka. Niyo mpamvu hano duhisemo iso cy'ukuri y'icyo be. Ngomba guhagarara munsi y'itara ry'umutuku rimyatsa. Ngomba guhagarara munsi y'itara ry'umutuku rimyatsa, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ariko ukamenya n'impamvu uhisemo be, nuko gari ya moshi ikintu isanze mu nzira irakigonga. Iyo hatse n'amatara y'urumuri rw'umutuku amyatsa, gari ya moshi bigenda gutambuka, ibiri hafi. Niyo mpamvu ugomba guhagarara. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo umurongo uciyemo uduce umenyesha yegera umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gutakata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha. Ese utwo turanga cyerekezo tumenyesha iki? Ngo igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. Mbega ngo hegera umurongo ukomeje. Sega ngo igabanirwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo A na C nibyo. A, igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira, na C, igabanirwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo, nibyo. Aho ni kuri de. Wowe urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni se, igabanywa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Ibyo byapa biranahari hariya mu byapa biranga. Ibyo ngibyo bigaragaza igabanywa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo cyangwa iherezo. Ibyo rero genda ubirebe kugira ngo bisobanukirwe. Wabona hari ikintu kiri kugora ucyandika muri comment ugakanda subscribe, iryo somo nkaritegura ukazahita uribonera ku gihe. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho y'uruziga, ntabwo ari mpande eshatu, ntabwo ari mpande enye, ishusho n'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki? Ari ngo aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. Mbega ngo aho abana bageneye kwiga gutwara amagare. Se ikavuga ngo iki? Se ikavuga ngo inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni se, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Ibyapa byose uzabona bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu,
ibirango by'umweru uzamenye ko ari ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Bagomba kubikubwira hakiri kare kugira ngo nugerwaho uba uzi ese icyo cyapa kibarizwa muri he tsinda, kuko iyo uzi itsinda kibarizwamo binagufasha guhita utahura igisubizo cy'ukuri bitakugoye. Kucyumva ngo inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe, ugahita umenya ko hari n'ibyapa bitegeka, byaba ari ibibuza bakavuga ngo birabujijwe guhagarara, urumva bataba bari guhita bakubwira igisubizo cy'ukuri. Niyo mpamvu ari ingenzi kugenda ukareba iriya video, wabona utari gusobanukirwa nkagusobanurira. Ikibazo cya 24 nicyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi, cyabaza ngo ahantu ho kugenda mu muhanda yerekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda. Muri make hari amaferuje, hano haba hari ibimenyetso bimurika, nibyo bita mwebwe mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni feruje. Bari gukoresha amatara 3 ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. None ibinyabiziga ntibishobora kugenda ari ngo biteganye, mbega ngo ku murongo umwe. Seho A na B nibyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Hano hari igisobanuro cy'ukuri cyanya cyari ikemwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera ikizaniso cy'ukuri kirimo no kubera ko hano murabizi cyane cyane abantu bateye imbere Kigali, hari igihe ubona nk'imihanda ibiri ijya mu cyerekezo kimwe. Birashoboka ko rero mwagera hariya kuri feruje, kimwe kigahagarara iburyo ikindi ibumoso, mukaba murateganye, cyangwa kimwe kikajya imbere ikindi kikaza inyuma, mukaba muri ku murongo umwe. Niyo mpamvu batubwiye, kandi bari batubwiye mu kibazo ngo ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda biteganye, ngo ntibishobora kuhagenda ku murongo umwe ngo kimwe kiri imbere ikindi inyuma, kandi ntibibaho, ahubwo ibinyabiziga bishobora kuhagenda biteganye cyangwa ku murongo umwe. None mu kibazo batubwiye ngo ntibishobora, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisobanuro cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu tucyanditse ku gapapuro. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkiza ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ushaka kode, ushaka kwiga online, ushaka kwiga turi kumwe, ushaka kwiga computer, ushaka ko tuguhugura wariyigisha, ukeneye ko tukwigisha umunsi umwe cyangwa ibiri, turaza tukakwigisha. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 335 16 tuze tukwigishe. Murabizi intego yacu no gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV. Ukeneye igitabo tukigusangisha iwawe, rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, ibyo byose tubibafashemo. Uri hafi gukora, jya urareba kino kizami cyose cyakozwe, ibibazo biri kugaruka. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.